ese wabuze akazi hita wiyandikisha aka kanya. Welcome to the Professional Rwanda Tax Series. This alignment actually looks correct. Nshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, twagarutse. Uyu mwanya rero tuje kubabwira inkuru nziza. Ese wabuze akazi hita wiyandikisha aka kanya. Hari uburyo bwiza kandi bworoshye wabonamo akazi aho waba uherereye hose utiriwe ukora ingendo. Hita winjira kuri website cyangwa se winjire kuri browser ukoresha, wandikemo website ngiye kukwereka. Ni website nziza, ni website itanga akazi. Akazi kose waba ukeneye, wowe icyo usabwa nta kindi, nta mafaranga yo kwiyandikisha bakwaka, nta kindi uretse kwiyandikisha ugatanga imyirondoro yawe. Umuntu ukeneye abakozi iyo agiye kuri iyo website, we ikintu ahita akora ahita tukontakta, yamara kutukontakta nawe tukahita tuguhamagara ukahita utangira akazi muri uwo mwanya. Bikorwa bite? Reka bibereke. Braza ukajya kuri browser iyo ari yo yose ukoresha, ukaza hano muri search Insightech gutya, insightech.netlif.app, ugakanda enter. Ako kanya website itifunguka. Ngiyi website rero itanga akazi. Niba ukeneye akazi wikwirirwa ujya kwa applyinga, ngiyi ni website, iyi website yacu itanga akazi. Tuzabereka n'ibindi ikora kuko ntabwo itanga akazi konyine, iranigisha, itanga amahugurwa. Tuzabivugaho mu kindi kiganiro. Reka twigire mu byo gutanga akazi. Iyo imaze gufunguka hano hejuru, ngira ngo iyo ufunguriye muri telefone ho ntabwo biza bipanze gutya, ahubwo biza bihagaze, ariko iyo ufunguje machine biba bipanze gutya. Hari icyumba cya mbere, icyumba cya kabiri, icyumba cya gatatu. Uhita uza hano ku cyumba cya gatatu. Iyo uhakiritse uhita ubona ahantu handitse Jobs and Home Services, urahakirika. Iyo kuhafungura uhita ubona indi page cyangwa se ikindi cyumba kikwereka akazi waba ukeneye, categories z'akazi. Dore ngaya abakozi ba mbere bakenewe nabo bita house helpers. Aba kabiri nkuko ubibona nabo bita house helpers, ni abantu bafasha mu rugo, gufura, guteka, kurera umwana, nibo bita house helpers. Noneho hakaza abandi bitwa gardeners, abakora jaride. Niba uzi gukora jaride hita wiyandikisha. Hari abandi bita security guards. Niba ukeneye akazi ko kurinda urupangu, nawe wahita wiyandikisha. Ariko aha niba abasecurity basanzwe, apana bamwe bari mu makampani. Murabizi yuko ahantu hose kampani zitarahagera. Aho zitaragera rero wowe uraba uhari. Hari abandi bitwa drivers. Niba uri umushoferi ukaba ufite perime kategori ariyo yose, hita wiyandikisha kuko akazi karahari kandi kaboneka vuba. Indi kategori ni y'abitwa caregivers, cyangwa se abantu bita ku bandi, bita ku barwayi. Hari igihe umuntu aba afite umubyeyi urwaye nka paralize, urwaye indwara y'igihe kirekire. So icyo gihe rero ukaba utabifatanya n'akazi kumwitaho, hakaba hakenewe abantu bo kumwitaho. Niba nawe ako kazi wumva ugafitiye impano wagakora, wahita wiyandikisha. Habaho n'icyo bita rero general workers, abantu bashobora gukora ibintu byose. Abo nabo turabakira. So bikorwa bite rero? Icya mbere no kwiyandikisha. Wamara kwiyandikisha ukaba ubaye connected n'akazi. Bigenda bite rero?
reka twite twinjira muri house helpers. Urugero, urahakirika hano view workers. Dore abamaze kwiyandikisha. Uhita ugera muri iki cyumba. Iki cyumba kitagitwereka abamaze kugera gute kwiyandikisha. Hari Marie Mukamana, hari Jean Niyonsaba, Vestine Uwase na Eric Habimana. Employer iyo ashaka umukozi araza akitegereza muri aba bakozi akavuga ati nuwuhe nahitamo. Urabona ko uyu witwa Eric Habimana employed bamaze kumutwara, ubu yamaze kugera mu kazi. Hari Vestine Uwase ari available, hari Jean Niyonsaba nawe murabona ko ari available, na Marie Mukamana bose bari available. Hano haba hariho imyirondoro yabo migufiya. Ubona ko ni igitsina gore, atuye muri Gasabo, avuga Ikinyarwanda n'Icyongereza, yarangije segonderi, afite experience y'imyaka 4 mu kazi ko mu rugo. Hakaba n'uwo bita Jean Niyonsaba nawe yarangirije muri segonderi ya gatatu, afite experience y'imyaka 3, aba Musanze, avuga Ikinyarwanda n'Igifaransa. Hari uyu nguyu witwa Uwase ari Huye, we akoresha Ikinyarwanda, yarangije segonderi nawe afite experience y'imyaka 2. Uyu wamaze kubona akazi witwa Eric Habimana we yarari muri Kigali kandi akoresha Ikinyarwanda n'Icyongereza, akaba nawe yararangije segonderi, so ndetse akaba afite experience y'imyaka 5. Ahangaha rero iyo wamaze kuhagera waratwoherereje ifoto, turazendaza kubereka uburyo ifoto yawe itugeraho n'iyi myirondoro yawe, uburyo itugeraho utiriwe utega imodoka ngo uze kutushaka. Ni buryo ki? Aha rero yo ukeneye umukozi agukeneye cyangwa se aguhisemo, ahita kanda hano handitse contact us. Iyo ahakanze hano hahita haza open WhatsApp. Iyo akanze hano kuri open WhatsApp, ako kanya ahita aza hano kuri WhatsApp, tukatangira tukavugana, tukamwereka ibisabwa byose. Ni muri ubu buryo rero ukeneye umukozi we nta kindi akora ni ugukanda kuri contact us. Contact us ku muntu wese akeneye. Niba ahisemo Uwase Vestine arakanda hano, WhatsApp ite ifunguka, hano tutangire tuvugane, tumubwire ibisabwa byose. Noneho rero tuvuge ngo wowe ukeneye akazi, ukeneye ko tugushyira kuri uru rubuga kugira ngo abakeneye abakozi baze kuguhitamo. Wituza hano ngo fill registration form, uraza hano ukahita wiyandikisha. Nugukanda hano rw'honyene rwose, ni ibintu byoroshye murabibona. Uraza reka dutangire urubuga rwa, uraza muri Chrome cyangwa se muri browser yari yose ukoresha, ukandikamo ijambo insightech.netlif.app. Iyo umaze kubyandikamo ugakanda enter cyangwa se ukemeza, hahita hafunguka iyi page ya website imeze gutya. Iyi website rero uraza ku cyumba cya gatatu cyanditseho marketplaces. Aha ukahita ukanda hano kuri job and home services. Hari event, hari home, hari property. Uza hano ku hakabiri kuri uyu murongo wa kabiri ukawukirikaho. Iyo ukiritseho hano bahita bakubwira akazi ukeneye. Niba ari house helpers, niba ari gardeners, niba ari security, niba ari drivers, ukanda hano kuri view workers yaho ukeneye. Reka twisubirire hano kuri house helpers. Ubona ko biroroshye rwose, iyi page ita igufungukira. Aha rero twasobanuye neza uburyo umukoresha araza hano akahita akanda hano akaza muri WhatsApp yacu aho tuganirira, cyangwa se akaduhamagara. Nomero za telefone ziriho, akahita aduhamagara. Yajya hano kuri contact, hano hahita hasanga nomero ya telefone, dore ngiyi, akaduhamagara. Iyo atakoresheje nomero ya telefone akoresha muri ubu buryo bwo kutwandikira kuri WhatsApp ko akeneye
umukozi niba agize ikibazo mugatandukana, wigira impungenge, mu masaha 2 uba wabonye undi mukozi. Wowe ushaka akazi rero, looking for a job, ni gute wagera kuri uru rubuga? Wituza hano kuri fill registration form ukahakirika, hahita haza iyi form Digital Encyclopedic Tech Limited worker registration form. Murakaza neza muri Digital Encyclopedic Tech Limited. Iyi ni form igenewe abantu bose bashaka akazi binyuze ku rubuga rwacu. Urasabwa kuzuza amakuru yose neza kandi y'ukuri. Gutanga amakuru atari ukuri bishobora gutuma utemererwa gushyirwa ku rubuga. Please provide accurate information. Only verified workers will be published in our platform. Ugakomeza hano, ubu hano hari email yacu, kuri wowe haba hari email yawe. Ushobora kugana hano kuri switch account ugahindura email ushaka gukoresha, ariko email yawe ihita yizanamo hariya, kuko ntushobora gukoresha browser udakoresheje email. Ugomba kuba warakoze login kuri browser kugira ngo email yawe yizanemo hano batagusabye kuyandika. Hano rero uraza gutangira ukahita wandikamo amazina yawe yombi. Ushobora kuba witwa Kanamugire Pierre, byandika gutya, Kanamugire Pierre, gahitamo hano kuri umugabo, kaza hano ku itariki y'amavuko, niba ari iya mbere z'ukwa mbere 1998 n'urugero. Kaza kuri phone number ukandikaho 079, ubwo ni nomero yawe. Wamara kuyandika kamanuka hasi, bakubwiye ngo WhatsApp number, niba uyifite wishyiraho, niba utayifite urayiworera, ukahita hano ushyiraho nomero y'indangamuntu, ugashyiraho nomero y'indangamuntu y'ukuri, kuko turabireba ko ari y'ukuri, system ihita ibibona. Hano bakubwira kwa uploadinga, uhita ushyiramo ifoto ya passport cyangwa se ndende, turayigabanyiriza tukagira passport. Rero ukayikandaho ifoto, ako kanya yitiza hano. Ubu hano iyi foto yawe tuba tuzayibona. Hano tugakomeza hasi, location information, ubwo uhitamo hamwe ahuri. Niba ari Burasirazuba urashyiramo ahangaha, ite wandika akarere herereyemo, wenda niba ari Kirehe ushyiremo sector runaka, ushyiremo sere runaka, ushyiremo umudugudu utuyemo. Ugomba kubyandika neza, biriya ni urugero. Hano job categories, akazi ukeneye. Ubu twarebye ko hano hari house helper, drivers, gardeners, security guards, caregivers, general workers, cook, uteka, cleaner, carpenter. Ni benshi cyane. Ubwo tuvuge niba ari uguteka urashyiramo hano cook ijyemo. Highest education level ushyiremo amashuri wize, hari primary, ushobora kuba ari O level ukayikirikaho gutya. Experience y'imyaka 1, 2 kugera kuri 5, ushobora kuba ari 2 ukayishyiramo hano. Ugakomeza describe your work experience, hano ugasobanura ko wenda wakoze muri hoteli runaka, cyangwa se ugashyiraho ubusobanuro nyine. Ukavuga indimi uvuga, niba ari Ikinyarwanda n'Igiswahili ugakirika aho ngaho. Ugakomeza what is the mean, ukavuga amafaranga makeya ushobora kuba wakorera, niba ari 70,000 urayashyiraho gutya, wandikeho Rwanda franc. Noneho ukomeze hano abantu baba bakuzi, ugomba gushyira hano abantu bakuzi baza amakuru yawe ko uri inyanga mugayo. Ubwo uraza wandikaho umuntu wa mbere, niba umuntu wa mbere ari James uramwandikaho hano, ushyireho telefone ya James. Umuntu wa kabiri niba
umuntu wa kabiri niba ari Claude, umuntu wa kabiri niba ari Claude Uwimana, hano ushyiraho nomero ya telefone ye, sibyo? Umuntu wa gatatu niba abantu batatu tugusaba, umuntu wa gatatu niba ari Marcel, nawe uramushyiraho, hano ushyiraho nomero ya Marcel. Nuko wite uza hano handitse ngo ndemeza ko aya makuru nanze ari ay'ukuri, uhakirike gutya wemeze muri kano kazu. Iyo uburangije itukora hano kuri submit, iyo ukanze hano kuri submit, ako kanya uhita ubona ubutumwa buvuga ngo murakoze kwiyandikisha muri Digital Encyclopedic Tech Limited, amakuru yawe yakiriwe neza kandi azasuzumwa n'itsinda ryacu. Niba wujuje ibisabwa tuzavugana nawe igihe habonetse amahirwe y'akazi ajyanye n'ubushobozi bwawe n'ibyifuzo byawe. Turagusaba gukomeza kuba ukoresha nimero watanze, kuboneka igihe cyose ushobora guhamagarwa, kumenyesha kampani igihe wahinduye nimero ya telefone cyangwa wabonye akazi ahandi. Niba ushaka gukomeza kubona amakuru ajyanye n'akazi, twandikire kuri iyi nomero 0788426769. Murakoze kutugirira icyizere. Ubu butumwa nibwo uhita ubona ako kanya. Ibi bintu rero ako kanya bitabiza muri systeme yacu, tukahita tubisuzuma, twarangiza tugafata ya foto waduhaye, niyo tuhita dutunganya tugashyiramo hano, ukahita nawe ujya kuri list. Nukuvuga ngo hano dufite abantu 4 bamaze kwiyandikisha, umwe yabonye abona akazi, ubwo wowe ugiye kohereza ifoto yawe urahita ujyaho hano. Ubwo ni kuri buri kategori y'akazi, ntabwo ari ku bakozi bo mu rugo gusa, ahubwo dufite n'abakora jardin, abasekirite, abashoferi, n'abandi tugira benshi rwose. Gayo nguko ni muri ubwo buryo rero, ngira ngo birasobanutse neza. Ni muri ubwo buryo rero ubasha rwose kwibonera akazi mu gihe gitoya. Ntugire impungenge wowe mukoresha ubuze umukozi, ugeze gutya umukozi muratandukanye, aragusezeye, biroroshye cyane. Jya kuri uru rubuga rwa insightech.netleaf.app, ako kanya mu masaha 2 umukozi aba akugezeho. Baraguhamagaye uri ku kazi, barakubwiye ngo abana bari kurira, ngo wa mukozi wawe yigendeye, hita uduhamagara kuri nomero 0788426769 mu masaha 2 tuba tukugejejeho umukozi, akazi kakahita gakomeza. Wigira impungenge rero, Digital Encyclopedic Tech Limited iraha kubereye. Mwari muri kumwe na Horike, niyibagirwe gukora subscribe.